1.100 biriya bintu si birometero babatera bapima aho niki uzi point 0 y'Kigali ahantu ba point 0 y'Kigali ahantu ba ni ku Kinyoni. Ariko bamwe babishidikanya bakavuga na rompuwe ariko hazagira umuntu tubwira ko mu byukuri iriya kilometero 0 iba hehe kuri babibara kugera ku 19 15 12 bamwe bavuga Nyabugogo hariya ku Kinyoni abandi bakavuga rompuwe ariko giye nshyize mu nyurabwenge mbona bishobora kuba ari ntuzi ari kiti Kinyoni bira nyine bita kilometero ngugeze ku 15 19 12 yego point 0 yacu iba he aho ibirometero mbega bitangira kubarwa mu gihugu niba ari Kinyoni niba ari rompuwe nk'abageza mu Musanze bakajya hose bahera he bahera rompuwe bahera Nyabugogo babara bajya Butare babara bajya Rubavu bahera bajya Rusumo umuntu uzadufasha azasubwire point 0 y'Kigali ahantu yego rero nabonye aho bita Nyaruhinga Mukoko Nyaruhinga ubwo ni ho plateau yose bigaragara ko yabaye tombe ndetse mbona amagambo yitwa PC mavugo yanditse ati Amadutoke à la porte de kwa Murima depuis 18h ce dimanche 5 juillet 2026 sous les commandements du général Charles Sematamadi Mouvement twirwaneho MRDP. Yego amagambo yanditse ku munsi w'ejo rwose nabibonye bimaze iminota 3 yego ari byo rero nabonaga bavuga bati ubwo ni Freddy Kaniki ati abimunembwe ni mutahe Freddy Kaniki yaravuze ngo imunembwe ni mutahe kandi nawe ntabwo yatashye iminembwe abigoma none se katajya gushinga ibiro bya MRDP iminembwe none akabwira ngo iminembwe batahe iminembwe buriya iminembwe yari yatungana kubyo wayitahamo mu byukuri kire kutashye ugiye gutabara no kurwana no kugira gute ariko igihe cyose badafite Uvira igihe cyose iriya mwenga itaratungana ntabwo waroha abaturage muri uriya muriro wa minembwe ngo iminembwe ne batahe we no umuyobozi muri politique bivuga gutyo urumva ariko buriya niba wenda berekeza koko nkuko bivugwa Baraka Karemi n'ahandi hari igihe kizagera bagataha ariko babanje kuhatazurira ariko kuba uyu munsi bageze reka nkubwire impamvu nkubwire ibi ngibi aho twirwanaho M23 ngira ngo kugeza ubu tuvugana aho bafite barahigeze urumva aho kwa Murima nabonye abasore bahabyinira barahigeze nibiyo foto iri current aho point 0 M23 twirwana bari bahigeze bahafite noneho bari na kure harenza aho ni ikibazo gikomeye ku mateka y'igihugu ariko burya igihugu kigendera n'indangagaciro z'abanyarwanda na kirazira iyo zihurije hamwe societe nyarwanda ntago bizigora ntago biyigora sibyo so icyo nshaka kuvuga ni iki niba akenshi izo nzira mvuga haruguru zigorana ku mareta akomeye ari strong yubatse kandi ngira ngo nyine n'ubundi u Rwanda rwari rwubakitse mu buryo bw'imitegekere ikibazo ari imitegekere idahwitse 94 ubu no muri Kongo ho nta nogo wamuvuga ngo imbata y'ubutegetsi y'aba Rwandaphone n'abakikije ni yihe ba Freddy Kaniki n'abandi bayoboye izi nyeshyamba ni ukujya gusiza aho kubakira nta n'umusingi ubundi hari nk'ibibanza ugeraho ugasanga basije nka nyiracyo acishe ni cyangwa barebe kucyubaka kiriya kigifite ireme kucyubakiraho inzu birihuta ugendeye ku mbata yacyo muri Kongo ubu dufite uyu munsi Republika ya Demokarasi ya Kongo ishaka guhindura itegeko nshinga kwa Tshisekedi nawe ntafite imbata yo gutegeka Kongo uyu munsi nta Tshisekedi afite uyu munsi yuko Kongo ishobora gutegeka kubera iki harimo guhindura itegeko nshinga ni wano hande mu rundi ruhande harimo kutabyemera muri uyu munsi muracyafite ikizamini cyo kubwira abantu manifesto yanyu murerekera he kubera ko ugerangano yatahe bizamugora kuvuga ngo murerekere Kinshasa ngataha uyu munsi niba mumaze imyaka 5 mutarafata Noru Kivu yose sibyo muri Beni mukagira agashitu muri Rubero mukagira agashitu Masisi mukaba batarayifata yose wari kare mukakanagizamo ikirenge kimwe za Kibati hariye muri Sidikivu muri Shabuna mukanagizamo akarenge Warungu akarenge Uvira bayibirukankanyemo wenda koko ntiwabwira abantu mu buryo ubwo Kanika Freddy Kanika byumva wenda we yumva atabwira abantu ngo batahe mu rwuzuye sibyo ariko abantu bibira muri Burasirazuba bw'isi muri Ngezwa bw'isi yanakubwira ko azatahanye nahabona kuba abantu bakwigarura minembwe ni kimwe kuba bagera point 0 ni ikindi kuba abana manuka bakagera ibunaka ni ikindi bagafata kwa Murima n'ahandi kuko muri mindset mu bitekerezo by'abantu nako haracyarimo ko namakobora bahageze n'iswima bakayivamo
icyo kintu rega kiba mu bantu ko mwageze ibunaka mukagera ibunaka tubwiwe n'iki ko puwenze rero mutazibwiriza mukayivamo cyangwa mukabwirizwa mukayivamo kuko byose byose biba biri kuri ntuza. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Bakunzi ba Gasaro TV turaramukije umerereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubagezeho update agiye atandukanye umunsi ku wundi. Nabanye comment zanyu bati tugiye kugusengera, bansengeye nawe ngo nyire mwarakoze pe Marshali. Ngo ayikaze kuri uyu munsi pe, nubwo ntarakira ariko byibuze wansengeye yarakoze. Kugira ngo baragusengerere ngo mvumbe naho no kugusengera gusa. Senga. Nabo yavuga ngo turagusengera ukire rwose. Nagira ngo nyine barasengereye. Mbese ko bagusengeye nk'urwaye umurwaza yabamariye iki? Ngewe se umurwayi bamariye iki? Uretse amasengesho nyine. Kandi amasengesho aruta byose mu byo nizera. Mu byo wizera? Kwizera nta mpaka kuba zibamo kuko buri wese yizera uko abyumva, ariko amasengesho yahitana umuntu abaye yonyine. Nta kindi kintu cyaherekeje. Niyo mpamvu mvuze ngaruta byose niyo bya biherekeze ko abanje isengesho. Oya, umuntu arwaye uramusura ukagira n'ukuntu bigenza. Ibyo byo gusenga se ntabwo se urwaye ibyaha. Mu byo guteraga gripe ni ibyaha. Ntabwo gripe ari ibyaha, kereka umuntu afite ikibazo cy'umwuka, imyuka itari myiza, naho wagarisha amasengesho. Abantu ukajya gusura umuntu ngo urabona ngo rwose ngo ndagusenge, gusenga si bibi, ariko biterwa n'icyo umuntu arwaye. Umuntu abizi ahita avuka imuka ngo umupagani ngo ndiki. Umupagani n'usengera umuntu ntagire ikintu, ntagire n'igiherekeza isengesho. Ngese wamaye icyo jewe se ko twari turwaye mu bihe byegeranye, nanjye nari nkirutse nawe nuko udure niwe tugurana mikoro buri gihe, ibyo byo ntabwo byabura urumva. Nanjye rero ntabwo nari meze neza, ariko nukora tushe ukongera kurwara urumva. Urumva byifuza? Ntabwo mbyifuza. Ntabwo mbyifuza, ariko kawuganiriye nabi. Aho hantu uganiriye nabi ntuzakure tushe nyine ko nabanje kukiza ko akora abantu utagaha agaciro. Reka nikomereze mu makuru da. Ufite amakuru? Wari umeze neza ariko wapi? Ntabwo nakubajije rwose, I'm sorry. Ntabwo meze neza namba. Haciyemo iminsi. Harabura iki? Harabura iki? Ntabwo meze neza namba, hano nta kintu kirimo. Umufuka? Hano nta kintu kirimo. Surwa umwe wa mugani wa mugana wa mugabo ngo surwa umwe. Ngo surwa umwe. Abandi hariya niho haba, ariko shaho iyo umuntu afite ikofi irimo kumwiyenzaho muri weekend araruhuka, ntagashaka kumenya amarandevu n'iki byose, ariko iyo umuntu afite ari ku mwoto ahita abaza ngo naye byashyushye ngo Kimironko bite, ngo Kibagabaga, ngo Masaka, urumva. Yego. Sha reka nkubwire, uzategura isengesho tugiye dusengera abakire. Abakire amafaranga bahora bakirigita. Yego. Bahora muri jet privé. Gukira ni byiza, abantu dukurikiye bose tubifurije ubukire, nubwo bubuze umutekano, ubukire nabwo bukabuza gushyitsa akabiro hamwe. Ariko ubugenda nyine unguka byinshi, akagenda katagotse reka banywe bweze.
yego burya umukire bavuga ngo Zanzibar ngo bimeze gute ngo zahiye he za Dubai barayiharuswe ubwo nyine barayiharutswe bitewe n'icyo umuntu akurikiye. Nanone mbona umuntu atembera bitewe n'icyo akurikiye. Dubai ni mu isoko, ibaze gusohoka ugasohokera mu isoko. Abantu bajya Dubai batwifatira, namwe nta kajyamo. Wasohotse ujya aho bita za Sochi muri Russia, ujya aho bita sinibuka ahantu hakunze kuba ibihuhusi bibita byantuze muri za Indonesia hariya, utembere ku mazi manini, ujye Cape Town, ujye mu birunga, urumva yego, ujye mu birunga uriyo yabikoko. Nturetse kubona Minisitiri w'Ubuzima Sabe arimo aserebura yuko yagiye ku gasongero ka Karisimbi. Ubundi biriya ni sawa, kavuga utisha nagiye ku musozi usumba iyindi yose, urumva yego. Ariko gutembera ugatembera muri quartier cyangwa bino bishanga umujyi wa Kigali nugira ubyuzuza. Ese kuki umujyi wa Kigali wabitashye mu gihe cy'intuza cyizuba ko bari sawa? Cyizuba nyine abantu bagatangira kubitembera yego no kumera neza. Wowe se weekend yagenze ite? Ni y'uburwayi nyine, twigire mu makuru. Ni uburwayi subizi se, twigire mu makuru n'ubundi ubwo wari muri point zero. Twigire mu makuru rwose. Ako nta abantu b'imirenge bimunembwe ntawo na point 5 ibaho, habaho point zero gusa, nta point 1 point 100. Biriya bintu si birometero babatera bapima aho niki uzi point zero y'Kigali ahantu iba. Point zero y'Kigali ahantu iba ni ku Kinyoni. Ariko bamwe babishidikanya bakavuga na rompuwe, ariko hazagira umuntu utubwira ko mu by'ukuri iriya kilometero zero iba hehe. Kureba ibara kugera kuri 19, 15, 12. Bamwe bavuga Nyabugogo hariya ku Kinyoni, abandi bakavuga rompuwe. Ariko giye nshyize mu nyurabwenge mbona bishobora kuba ari ntuzi ari kiti Kinyoni. Biriya nyine bita kilometero ngugeze kuri 15, 19, 12. Yego. Point zero yacu iba he? Aho ibirometero mbega bitangira kubarwa mu gihugu. Niba ari Kinyoni, niba ari rompuwe, nk'abajyaza mu Musanze bakajya hose bahera he? Bahera rompuwe, bahera Nyabugogo, babara bajya Butare, babara bajya Rubavu, bahera bajya Rusumo. Umuntu uzadufasha azatubwire point zero y'Kigali ahantu. Yego, rero nabonye aho bita Nyaruhinga Mukoko, Nyaruhinga, ubwo ni ho plateau yose bigaragara ko yabaye itombe. Ndetse mbona amagambo yitwa PC Mavugo yanditse ati amadutoke à la porte de kwa Murima depuis 18h dimanche 5 juillet 2026 sous les commandements du général Charles C. Matamadi Mouvement Twirwaneho MRDP. Yego, n'amagambo yanditse ku munsi w'ejo rwose nabibonye bimaze iminota 3. Yego, ari byo rero nabonaga bavuga bati ubwo ni Freddy Kaniki ati abimunembwe ni mutahe. Freddy Kaniki yaravuze ngo imunembwe ni mutahe, kandi nawe ntabwo yatashye iminembwe abigoma. None se katajya gushinga ibiro bya MRDP iminembwe, none akabwira ngo iminembwe batahe iminembwe. Buriya iminembwe yari yatungana ku byo wayitahamo mu by'ukuri, kireka utashye ugiye gutabara no kurwara no kugira gute. Ariko igihe cyose badafite Uvira, igihe cyose iriya mwenga itaratungana, ntabwo waroha abaturage muri uriya muriro wa Minembwe ngo Minembwe ne batahe. We no umuyobozi muri politika bivuga gutyo, urumva. Ariko buriya niba wenda berekeza koko nkuko bivugwa Baraka Karemi n'ahandi, hari igihe kizagera bagataha ariko babanje kuhatazurira. Ariko kuba uyu munsi bageze, reka nkubwire impamvu nkubwire ibi ngibi. Aho twirwanaho M23 ngira ngo kugeza ubu tuvugana aho bafite barahigeze, urumva. Aho kwa Murima nabonye abasore bahabyinira barahigeze, nibiyo foto iri current. Aho point zero M23 na twirwana bari bahigeze bahafite, noneho bari na kure harenza aho ngaho za Makobola na he hose. So wari guhamagarira abanyamurenge gutare kuhamagara bakiri Makobola, bakiri Swima, sibyo bagifite Uvira yose bari byari sawa. Ariko izi interruptions zijye zibaho, rubanda gutaha ntabwo byoroshye ko ntabwo byapfa kubajyamo. Freddy Kaniki yibuka ko afite abaturage hehe Kamanyora, abangaba bakurikiye M23 ubwo yavaga mu mujyi wa Uvira. Yego, ntabwo barasubira aho bari. None se niba babwira ngo batahe, none se nabo batahe muri Uvira se? Nareka turanga ngo kugira ngo duchallenge ibyo abantu batubwira. Umuturage waturutse
Uvira akurikiye M23 ikora leta Freddy Karikera abasuye simbona ifoto irimo gutureninga arimo ahobera nabo babashyiriye imfashanyo Kamanyura si ibintu biri on record. So mubabwira gutaha ndegereza ko mbere yo kubwira wa Nairobi gutaha uwo mu Rwanda gutaha USA Australia and whatever urumva parce que la proximité compte toujours ntabwo uzahera ku muntu uri Sydney Canberra Perth n'ahandi hose ngo natahe kandi wakamanyura atarageninga atarareganya iwe muri Uvira. Yego. Aratahe se nese nibi wabari Uvira aratahe. Kandi na Minembwe buriya impumu ntizirashira. Na cyane ko Minembwe yarasenyutse. Ngira ngo ikeneye no kongera kubakwa. Hari wakubwira ati zubakwa nande kizubakwa n'abantu. Urumva? Ubu rero tuvuga intambara z'amasasu. Ariko buri intambara ya rehabilitation ni intambara zabigoye cyane muri Kongo. Hazazamo ubutabera reconciliation buri kimwe cyose urumva ubutabera rimwe na rimwe bubamo no kuryora ibyo abantu bangije kuko ntabwo watanga ubutabera ibyo bitabayeho uzi ko conflit muri Kongo sibyo yego ishobora gufata imyaka 100 kugira ngo itungane cyangwa 50 ariko jure ibihugu byacu biri strong byatangiranye leadership ikomeye kuko nka FPR inkotanyi irwana no mu Rwanda yavuye mu ishyamba y'undi ifite amahame ngira ngo yarari ngo babongeraho n'indirimo rya 8 urumva n'abantu bari strong ku rwego rukomeye cyane urumva yego bagera mu gihugu kandi utareba ngo mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ni ikibazo gikomeye ku mateka y'igihugu ariko burya igihugu kigendera indangagaciro z'abanyarwanda na kirazira iyo zihurije hamwe societe nyarwanda ntago biyigora sibyo. So icyo nshaka kuvuga ni iki niba akenshi izo nzira mvuga haruguru zigorana ku mareta akomeye ari strong yubatse kandi ngira ngo nyine n'ubundi u Rwanda rwari rwubakitse mu buryo bw'imitegekere ikibazo ari imitegekere idahwitse 94 ubu noneho muri Kongo aho nta nago wamuvuga ngo imbata y'ubutegetsi y'aba Rwandofone n'abakikije ni iyihe sibyo architecture yaho yubatse te nibyo tukuze kuvuga Rone ravuga iti barimo gushaka gushyiraho icyo bita Etat Fédéral du Congo Federal State of Congo urumva abandi bati Republic abandi bati ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ndakwereka iki bo noneho nta n'umusingi bafite kugeza uyu munsi wavuga ko ufatika nukugera no gusiza ba Freddy Kaniki nabandi bayoboye izi nyeshyamba nukujya gusiza aho kubakira nta n'umusingi ubundi hari nk'ibibanza ugeraho ugasanga basije nka nyiracyo acishene cyangwa barebe ko cyubaka kiriya kigifite ireme ko cyubakiraho inzu birihuta ugendeye ku mbata yacyo muri Kongo ubu dufite uyu munsi Republika ya Demokarasi ya Kongo ishaka guhindura itegeko nshinga kwa Tshisekedi nawe ntafite imbata yo gutegeka Kongo uyu munsi nta architecture afite uyu munsi yuko Kongo ishobora gutegeka kubera iki harimo guhindura itegeko nshinga ni wano hande mu rundi ruhande harimo kutabyemera muri kwa kutabyemera noneho byagera ku Rwandofone kuko kutabyemera byo hari benshi babihuriyeho batari no muri izi ntambara ushyizemo na opposition politique muri Kongo kunyeshyamba ho zifite ibyo bizamene bibiri ntizemera itegeko nshinga ntizemera n'ubutegetsi buriho kuko bari abakisha sabafa y'urubemera ubutegetsi buriho bagapfa gusa ko ushaka guhindura itegeko nshinga abandi ntibabwemera barimo kurwana. So aba bantu bo muri FCM 23 kubwira abantu gutaha rero utabereka imbata kuko buri wese aje kubaka iwabo sibyo ariko sarubaka arubaka kuyihe plan ni kikiri hariya nibyo nkunze kuvuga ngo rero mwabanyapolitike still kugeza uyu munsi muracyafite ikizamini cyo kubwira abantu manifesto yanyu murerekera he kubera ko ugerangano yatahe bizamugora kuvuga ngo murerekere Kinshasa ngataho uyu munsi niba mumaze imyaka 5 mutarafata Noru Kivu yose sibyo muri Beni mukagira agashitu muri Rubero mukagira agashitu Masisi mukaba batarayifata yose wari kare mugakandagizamo ikirenge kimwe za kibate hariye muri Sud Kivu muri Shabuna mukandagizamo akarenge Walungu akarenge Uvira bayibirukankanyemo Fizi nibo na Minembwe nayo na agashitu sibyo iyo mbata iri deshikete nkuze kwita ngo ndideshirire urumva nideshire nako biragoranye kubwira umuntu ngayitahe mu kubera iki muri ya mahaji mudafite na twadukwe mudakontorora urumva mububwira gutaha hari mbi wabo
urabwira umuntu gutaha amakobora haracyafite leta hewa bora iwabo wa Kabila buriya community y'abanyamurenge iri muri Katanga no muri Kivu iri nini cyane. Community y'abanyamurenge iragenda ikazagera no muri Katanga, urumva na Karemi nyine nahe hose ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ntekereza ko harimo ibintu bibiri, wenda koko ntiwabwira abantu mu buryo ubwo Frederick Kanika byumva, wenda we yumva atabwira abantu ngo batahe mu rwuzuye, sibyo? Ariko abantu bibira muri Burasirazuba bw'isi, muri Burengerazuba bw'isi yanakubwira ko azataha nyine ahabona bya bindi bajya batubwira mu masite y'ubwubatsi, nawe njyamo no byamamaza. Umuntu urimo kuvuga ngo abantu baze kugura ikibanza muri site yubatse niba byita physical plan yateguwe yakaswe mu bibanza ari ukuza gusa wubaka, urumva? Si kimwe n'umuntu ujya bwanga ajye kugura ahantu ataramenya n'iki na plan yaho ngo iteye gute, ni mu buhinzi, ni mu bwubatsi, ni mu bworozi, ni mu kiniki. So kuba abantu bakwigarura Minembwe ni kimwe, kuba bagera Puenzero ni ikindi, kuba banamanuka bakagera Ibunaka ni ikindi, bagafata kwa Murima n'ahandi kuko muri mindset mu bitekerezo by'abantu ko haracyarimo ko namakobora bahageze n'iswima bakayivamo. Icyo kintu rega kiba mu bantu ko mwageze Ibunaka mukagera Ibunaka, tubwiwe n'iki ko Puenzero yo mutazibwiriza mukayivamo cyangwa mukabwirizwa mukayivamo, kuko byose biba biri kuri ntuza. Hari aho AFC mu 23 twirwanaho bafata bakaba bahakurwa n'iyo mbundo, ahe naho noneho banikura mububwira gutaha. By the way, ntago abantu bakoze kubigarukaho, buriya ngira ngo sizi impamvu ibitera. Dukunze kuvuga abarwandofone iyo tugeze muri Minembwe tukagera muri Masisi na Rucuru, ariko Sandri niri ya Rubero, urumva? harimo aba bantu bari muri revolution ari iwabo. Sinzi aho nageze kubona bavuga kireka niba bazambwire muri commentaire ni wabo wa Bodo ngaruye ubanza ari muri za Rubero iyo bavuze iwabo, uko nabonye abantu bavuga ahavuka, sibyo? Ako kantu tukavyemo rero, urabwira abantu gutaha mwari mwashiraho iyo perimetre, sibyo? Nibura 90% y'ibyo mu Rwanda nashaka gufitingamo, kuko na Kabila muri kumwe, sibyo? N'abandi bashobora no kukwishyuza batari ko se murabwira abantu gutaha intambara itaragera iwacu, ubwo Colonel ngagahita acangamo ikarita yete ntimuragera hari iwabavuka, sibyo? Oya, reka nkubwire, ntago nabuza abantu gutaha kuba byifuza uko bahamagawe na perezida wabo, ariko igihe ntabwo ari iki ngiki. Niba utaracyura bakamanyora mwabayobozi mwe mwicecekeye. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya, ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese.
ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, nimubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo, nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa. By'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39.